Moi, Ouedraogo Idrissa, après les tirs faits à moi, les devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, ici mieux Vestine, pour être. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Ouedraogo Idrissa murakoze cyane ko atagushimiye se ubwo koko birangira gutyo rwose ntabwo byarangira gutyo murabona ko noneho rwose ibintu bimeze neza. Uyu ni Vestina rwose, uyu ni umugabo we bicaranye, muri kubona ko rwose ibintu bimeze neza. Nizera ko mwebwe mufunguye ino video igiye kubabera nziza ndetse igiye no kubaryohera. Ubu ni ubukwe, ubu muri kubona rwose ni ubukwe bumeze neza. Ubukwe rwose bwabereye mu muhezo hano i Runyinya, aha ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Runyinya rwose, ahangaha mu mujyi wa Kigali. Ni ubukwe rwose bwabereye mu muhezo, gusa twari twagiye mu muhezo, gusa nta muntu wari wemerewe gukamera, nuko njyewe nari mfite agakamera hano tuno dukamera bagendana hano ku mufuka. Ubukwe rwose bwari bumeze neza, muri kubona ko abantu bari bitabiriye bameze neza. Ni Vestina n'umugabo we barishimiranye, anyway bameze neza kuko namwe rwose muri kubibona. Njyewe rero tumukurikiye nitwa Inshuti. Uyu mugabo akaba ari umugabo w'imyaka 42, akaba rwose yarahiye afashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, akaba rwose yemeje amategeko, yemerera leta y'u Rwanda ko umukobwa Vestina atazigera mbese icyo amategeko y'u Rwanda ategeka byose yabikurikiranye. Na Vestina nawe arabyemeza, avuga uko bimeze, avuga ko icyo amategeko ateganya ya leta y'u Rwanda y'abashakanye, avuga yuko rwose bigomba kuzagenda neza nk'uko amategeko abiteganya. Rero byari bimeze neza, n'ubukwe bwe bumeze neza, muri kubona ko ari video imeze neza ikeye. Gusa byari byiza cyane nuko nari mfite agakamera hano ku mufuka w'imbere, nambaye ikote, nanjye ubukwe nari nabwitabiriye. Muri kubona ko mbese ari ubukwe bumeze neza. Umukobwa rwose wari muzi ku musatsi wa naturel, umusatsi umeze none dore yawunyereje, umeze neza rwose. Uyu nguyu wabasezeranyije, muri kumubona neza, umuyobozi wabasezeranyije ari kubabwira uburyo bagomba kwitwara mu bukwe bwabereye mu muhezo, ugomba bababwira uburyo nibagera mu rugo bizaba bimeze. Umuyobozi mbese yakomeje kubasomera amategeko y'abantu bashakanye, uburyo baba bagomba kwitwara mu rugo. Iyo umuntu akoreye ikosa undi, uburyo basabanamo imbabazi, iyo undi akoreye irindi kosa. Mbese ni ibintu byari bimeze neza muri ubukwe bw'uyu mukobwa Vestina rwose, umukobwa w'umuhanzi umeze neza, umukobwa uri kwamamara, umukobwa rwose umeze neza. Twihuse dore Dorcas inyuma aho yicaye, dore Irene, muri kubabona rwose. Ni ibintu rwose bagiye gutera igikumwe, ibintu byari bimeze neza. Video zose nazitaye mu buryo bushoboka, nahagurukaga bakagira ngo ni ukuba ntari kureba imbere kubera ko ndi mugufi, ariko ndi kubikurikirana neza cyane rwose. Muri kubibona ko bano bantu baberanye, nimugire ishyari banyamuneka, nimuvuga uti ngo yapinze abanyarwanda, nimuvuga ibiki n'ibiki rwose, mumbabarire. Ubu bukwe bumeze neza, ibintu ni ibintu bimeze neza cyane.
muri kubibona rwose, abantu bakunda videwo z'ubukwe muhumure namwe muzashaka, muzasezerana, mujye mu murenge musezerane, mu rukiko muzasezerana, muzatera igikumwe, muzajya no mu nsengero rwose, ubukwe bwanyu bube bumeze neza cyane. Muri kubona ko hano bicaye rwose barishimye, bari kuganira, barabona ibintu bimeze neza hano rwose, abasaza barasuhuzanya rwose, ibintu bimeze neza cyane, ababyeyi bishimye, ababyeyi b'umugabo, ababyeyi b'umukobwa, muri kubona ko mbese muri make ubukwe bumeze neza cyane. Ndabakunda cyane mwebwe mukurikiye na videwo, muri kubona ko ubukwe rwose bwari bumeze neza. Hano nari nacecetse kuko iyo bamenya ko ndi kuba kamera byari kuba ari ibintu bibi cyane, ntabwo nari gukira abantu, ntabwo nari gukira rwose ubuyobozi kuko bari guhita abana muri yombi, kuko ubu ni ubukwe bwabereye mu muhezo. Nk'uyu mukobwa, ikintu abantu bari kugarukaho ari nacyo ngiye gukomozaho kubita mbangura twihuta, uyu mukobwa yahemutse cyane. Uyu mukobwa dufana turi abantu benshi, uyu mukobwa dukunda turi abantu benshi, uturirimbira neza tukamukunda, tukamwizera, tukizera ko ari umuntu rwose mbese wakatubereye ijisho, umuntu wakatubereye iki, kuba yakwifata agategura ibintu by'urukundo, nabimenyesha abanyarwanda nk'abafana be, ugasanga tugiye ku ma Facebook, ku ma Instagram turamusariye, nawe atubwira ko adukunda cyane, ariko ibintu nk'ibi bikabera hehe? Mu muhezo. Birakurura ishusho mbi ku bantu bamufana, mbese bari bufate nabi ndetse bari bwakire nabi. Ni ibintu mbese biri buze kubabaza abantu benshi. Anyway, dukomeza dukubita tubangura, aho uri kudukurikira kanda subscribe, like, sharing ino video. Niba wayishimiye rwose murabona ko ari video nziza ya Vestina Dorcas, Vestina rwose murabona ko ibintu byahindutse, agasozi yakabinditse, hano bajya kudupica hano rwose hano niho habereye umuhango, ari kumwe n'umugabo, bimeze neza, muri kubibona mwese. Ubu Vestina rero hakaba ibintu babikoze mu bwihishwa, bigeze hanze ubu se kuko abafana be barabifata bati ibintu atabateguje, ibintu atababwiye. Umwana w'imyaka 19 asezerana n'umugabo w'imyaka 42 ko ibi bintu ni ibintu byagaragaye nabi pe, ni ibintu biragaragarira nabi amaso y'abanyarwanda. Gusa yatunguranye, bishoboka kuba tumwubaha tumukunda, nawe akaba yaturaburije. Gusa nyine ni ibintu byo kwihanganira, ni ibintu sinzi uko nabyita. Gusa icyo nababwira cyo, mugire amahoro y'Imana, mukomeze mumererwe neza, turabakunda cyane kandi tubitayeho. Tuzajya tubatamo video zigiye zitandukanye nshyashya z'abahanzi bagiye batandukanye, uburyo biba bimeze n'uburyo babyitwaramo. Murakoze. Njye turi kumwe nitwa Nshuti w'i Rwanda Augustin, cyangwa Nshuti w'i Rwanda, cyangwa Nshuti wacu. Mukore like, comment, subscribe, muyikande kugira ngo tugende tubaha izindi zigiye zitandukanye kandi nziza. Ndabakunda cyane.